bishatse kuvuga ngo nta kintu cyakihenura ku kindi. Nimba wabonye akazi uri murakora wikibagirwa amasengero. Hari abantu bica akazi kwa ko bagiye gusenga akaba yakereka ku kazi yabanje kujya gusenga cyangwa agasiba akazi ati nagiye mu butayu. Umva rero nkubwire reka mbanze ndangiza aha hantu icyo kintu uvuze ni ukuri. Biriya nubujije niba kanakwirukanaho ntuzasubire ku Mana ngo ujye kuyirindagiraho kuko nimba Imana iguhaye akazi menya igihe cyo gusenga umenye n'icyo gukora. Nimba uzi ko akazi ari 2 cyangwa ari 1, nimba wumva amasengesho yihutirwa uwo munsi Imana ishobora kumbuza gukora hanyuma nkirirwa sabiriza. Ntago yari Imana ya Isiraheli. Imana yambuza gukora nkajya gutora umujinya w'inzu aho nagiye kubwiriza ngo nimutaye amasi nzagaruka. Iyo si Imana. Iki kubwira ko Imana yakwicaje. Bibiliya iravuga ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ubundi hari imyuka 5, hari umwuka w'Imana, hari umwuka wa Kristo, hari umwuka wa daimoni, hari umwuka wa Satani, hakaba n'umwuka w'abantu. Umwuka w'abantu rero hari umuntu ushobora kuba ari umukene ariko afite ubwenge bw'Imana. Ariko kubinjije noneho uri n'umukirisitu. Yeba we sinzajya kwa muganga nizanyikiriza ubundi sabaganga si Imana ibategeka ntaho ngiye ukazasanga urugo rwose rwararwaye cyangwa ibirwara bikamwica. Urazikorera ariko umenye ngo za note uko biri kose nubwo zifite ukabaraguza imodoka ntago ari zo ziri bukurinde impanuka. Mbese ibi bintu amasengesho n'akazi byubahwe byombi. Abefeso 5:10 akavuga ngo mushakashaka uko mwamenye icyo umwami Imana ashima. Uwo muntu rero ushaka Uwiteka ufite umutima we urimo urashaka Uwiteka unyotewe no kumenya Uwiteka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Uyu muntu ni umukene yumva ko nta rwego arageraho ahora akennye. Uwo muntu arahirwa rero kuko ahora ashaka kureba mu maso y'Imana. None kuki abanyamadini babyigisha uko bitari rimwe na rimwe abantu umuntu akitwara ukunda ati ubwo ndi umukene ndahirwa mu bigo bufatika. Hari ibintu bibiri. Yes, amahoro nshuti z'umusaraba ndizera ko mumeze neza. Reka mbabwire ngo ibihe byiza aho muri hose hatandukanye ayo kugane wa Afrika, Iburayi, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi. Afrika yacu aho mvura imiturimo turavuga mwese tubifurije ibihe byiza. Ndifuza ko muri Imana ganza mu buzima ukumva ihumure ritembera muri wowe kandi ukumva umucyo w'Imana ukurasa. Turi kuri Mama Charlene official, ni channel nziza igamije ubutumwa bwiza aho atanga impuguro zitandukanye, aho atanga ibiganiro bitandukanye, aho avuga ubutumwa ndetse agakina filime zidufasha mu kurushaho kumenya agakiza k'uyu munsi uko gahagaze, ibikorerwa mu rusengero akabishira muri filime mu mpano nziza Imana yamuhaye. Nge nitwa Ndamukunda Patrick, twishimiye ko turi kumwe. Uduhe igitekerezo cy'ikiganiro tugiye kuba dukora, ushireho comment, ushireho like, ukoreshe ya urabugize neza. Ase no turakwa subscribe yikozaho n'ibiganiro bitandukanye byagufasha kugira ngo ushe kumenya byinshi. Ndi kumwe n'ababyeyi, bombi n'ababyeyi, umwe n'umubyeyi w'umupapa undi n'umubyeyi w'umumama. Uyu yitwa Mama Charlene, muramuzi cyane. Uraho neza? Ndaho ndakomeye. Amakuru meze neza ndashima Imana. Namahoro. Namahoro. Charlene ameze ate? Kurimo guseka cyane. Charlene ara. Abeze neza. Charlene ara harashima Imana. Amakuru ya filime bimeze gute? Ese yemo biragenda umurimo w'Imana mirusa Imana gukoresha bihagaze gute mino minsi? Filime bimeze neza. Twari kuzagira ikibazo ari uko tutakiniye nyinshi. Dukina nyinshi tukakora stock. Murabona ibi bihe nyene ntago tugikina. Yego. Kubera ibihe turimo byo kwirinda covid. Ariko izo twakinnye harimo inyigisho twagiye dufata zitandukanye. Imeze neza. Hajya filime isohoka rimwe mu cyumweru? Yego, isigaye isohoka rimwe mu cyumweru. Yego, turi kumwe na Evangeliste Yisa Noel Kayanijabo, ni umunyamakuru wamenyekanye cyane ku bitangazamakuru bitandukanye, yaba iby'amashusho, yaba ibya radio, yaba n'ibyandika. Igiye buri bitangazamakuru bitandukanye, akaba ari umwanditsi w'indirimbo ndetse n'uvuga two muri rusange ukunda kuboneka cyane cyane mu bigo by'amashuri bya segonderi, ahugura urubyiruko ndetse n'ahandi hatandukanye. Yisoraho neza? Muraho Patrick. Umeze neza? Ndi nezerewe cyane. Gufite ubwitonzi bwinshi. Kumwe n'umukozi w'Imana urusha amavuta. Wegera umukozi w'Imana kurusha amavuta? Yego, umeze neza? Meze neza.
ni iby'igiciro kubana namwe kuri kamera. Yego. Ufite urubuga rwiza rwitwa Amavuta TV rucaho ubutumwa bwiza. Amakuru y'urubuga Amavuta TV muri no minsi. Turaho turashima Imana ni ya makuru n'ubundi tuba turimo turagenda dushyiraho. Yego, yitwa Isa nawe rekanye n'ijabo ni uwo mwuka arimo. Ubundi afite gutuza kwinshi ariko akayo ni ko ari ni ko ameze. Nge nitwa Ndamukunda Patrick nayo nyobora urubuga rwitwa Umubwiriza TV ushobora kurusoha kwa subscribe ku Mubwiriza TV ugashira ko mitwiganiro byacu ndizera ko akora mu byinshi byakugira umumaro kandi so n'Amavuta TV ukore subscribe ushiraho comment udi bitekerezo kuganiro dukora kugira ngo tushe kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu kwisi kuko Imana iduhamagaye muri iki gihe. Ndagira ngo tuganire abantu tugiye kuganira ku kintu kibaza ngo umwuka mu mubiri muzima kandi umubiri muzima mu mwuka. Urumva hari igihe bavandimwe usanga rimwe n'imwe abantu bita kuri kimwe bagasiga ikindi. Ukuntu umuntu ashobora kubihuza byombi akavuga ati ngomba kugira umubiri muzima nkawitaho nkanagira n'umwuka muzima nkabihuza. Ni ikintu kigorana. Reka mwe kwa Charlene umwuka muzima wumva ari iki? Okay, umwuka muzima wenda umwuka dushaka gusobanura hari n'ubugingo buzima. Ubugingo buzima ni ubugingo butanduye bwandujwe n'ibyaha. Yego. Buzima. Niko mbyumva kuba ufite ubugingo buzima buzabona Imana kuko ikintu cyanduza ubugingo n'ibyaha ubundi. Yego. Yisa umubiri muzima wo wumva ari iki? Umubiri muzima numva ari igicumbi cy'umwuka. Umubiri muzima numva ari urusengero nkuko Paul yabivuze aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Mpita nyumva nka tempo, nyumva nk'urusengero, numva ko ari inyubako igomba guturwamo n'umwuka wera. Naho umwuka cyangwa ubugingo buzima? Umwuka cyangwa se ubugingo ni Imana iri muri twebwe, ni ubuzima bw'ubumana buri muri twebwe kuko Bibiliya iravuga ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ubundi hari imyuka itanu, hari umwuka w'Imana, hari umwuka wa Kristo, hari umwuka wa dayimoni, hari umwuka wa Satani, hakaba n'umwuka w'abantu. Umwuka w'abantu rero buri muntu agira umwuka. Hari umuntu uvuga ngo uriya muntu afite umwuka, hari imyumvire, hari imitekerereze, hari isanzure ry'umutima we ibyo yibwira. Iyo Imana rero ijya kubyara umuntu bwa kabiri umwuka we ukubitana n'uw'Imana igahita wemeza ko ari umwana w'Imana. Hari uburyo uw'Imana umira wa mwuka we hagasigara umwuka w'Imana utuye mu muntu, ariho mu mwuka nyine w'umuntu cyangwa se ubugingo bw'umuntu. Ko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Hari cyanditswe Paul yandikiye Abadesalonike ba kabiri batarabambere ndaza gushaka uwo murongo neza ko kambe muvuze abango mwebwe ubwanyu n'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu birarindwe bitazabaho umugayo. Byumvikane ko yavuze ku munsi w'Umwami Imana yavuze bitatu umwuka ubugingo n'umubiri ni ibice bitandukanye. Mama Charlene turimo turibaza ngo ubugingo mu mubiri muzima kandi umubiri muzima mu bugingo buzima. Ndagira ngo se naho iki kintu tutana dusengura gatoya ni gute umubiri wanjye ushobora kuba muzima mu bugingo buzima? Okay, ukuntu umubiri wanjye ushobora kuba muzima ibintu bigaburirwa ubugingo ntago ari byo bigaburirwa umubiri. Kandi nkuko nshobora kwita ku bugingo nkavuga ngo ni ntukana buraba bwanduye, ni niba buraba bwanduye, ni isambana buraba bwanduye rwose sinzabona Imana nkibombarika. Ni nako uwo mubiri nawo ufite ibiwica. Yego. Hari ibintu byica wa mubiri uri muri bwa bugingo. Cya gicumbi yahoza avuga. Hari ibintu byica wa mubiri. None nkuko nkurikirana ubugingo nkamenya ibyanduza ubugingo n'ibituma ubugingo buba buzima, niko tugomba no kumenya ibyica umubiri cyangwa ibituma umubiri ugubwa neza. Nimba wenda hariho indwara zateye n'urugero bakavuga ngo kurya amavuta menshi bitera izi ndwara izi nizi, kurya inyama nyinshi bitera izi ndwara izi nizi. Hari ibirinda indwara, hari ibitera imbaraga, hari n'ibyongera amaraso. Icyo gihe ugomba kumenya ngo umubiri wanjye ndawuha ibi, umubiri wanjye ndawurinda ibi, umubiri wanjye byange bikunda ndawugaburira gutya kugira ngo ube muzima. Kuko umubiri muzima ugomba ugomba kuba muzima nyine kuko bwa bugingo ariho butuye. Noneho ikibazo gihari ni uko abakristo benshi ntago bita ku mibiri yabo. Bararya kugira ngo bamare inzara yabo, bakanywa kugira ngo bashire inyota.
ariko tugomba kurya birenze kurya tugahaga ahubwo tukanarya kugira ngo wa mubiri wacu uzarame tuwushakira ibyo kurya bituma udapfa vuba. Yes, hari cyanditswe kivuga ngo ni cyanditswe maza kunyibutsa reba ngo ibyo kwiga ni iby'inda. Yego. N'inda ni ibyo kweko byose umwami azabirimbura. Yego. Nicyo cyanditswe bavuga ati nta mpamvu yo kwita ku mubiri yisa. Ubundi umubiri ni ngombwa ko umuntu wita ko azawusiga kugira ngo agende ave ku isi tuzawusiga inaha twavuye mu gitaka zasubira mu gitaka. Kuki mabasha nabango twite ku mubiri ni ngombwa? Umubiri ni ngombwa cyane ko muri iyi si dufite umubiri. Kandi uwo mubiri ni inyubako nkuko nabivuze ikeneye kurindwa, ikeneye gusigasirwa, ikeneye kuba umuntu afite umwuka w'Imana, ariko ugasanga hari igice cy'umubiri abuze kandi byaratewe n'ubucucu n'ubugoryi bwe, biba ari ikibazo. Nicyo Bibiliya ivuga ngo nubura ubwenge nzakugira nte nzaguta. Uwo mubiri rero urakenewe ko nujya mu ivugabutumwa nk'abasaza ba kera cyangwa abandi bantu ba kera bakoraga ivugabutumwa, wasangaga avuye ku musozi w'ibunaka agiye ku binunaka, afite igisakoshi kirimo Bibiliya kirimo imizingo agiye gusobanurira abantu. Birasaba rero ko umubiri awutoza kugira ngo umufashe gutwara. Ni nka envelope ya gift iri muri we, ni igishishwa cyane kava y'ikintu. Ubwo rero tugomba koza inyuma n'ubw'imbere. Yumvikane ko umubiri ubitse ubugingo. Umubiri ubitse ubugingo buri mu mubiri. Aha, none wenda tubihuze rimwe na rimwe usanga mu nsengero mu madini n'amatora atandukanye iki kintu batagiha imbaraga cyane. Tunabihuza na COVID-19 turimo muri iki gihe ku isi muri rusange, aho usanga n'abarokore bagiye mu ishyamba bagiye gushaka iby'ubugingo ariko ntabwo barimo barinda umubiri, bakaba bakwanduza na COVID-19. Gisa kuki ubona amadini kuki turimo turavuga cyo kwita ku mubiri, zigisha nutrition bijyanye n'imirire, kwigisha no guteka, uretse idini rimwe njya mbona ribikora, abayehova tubavuge n'abadive barabikora, ariko ano matorero y'ububyutse reveye y'ububyutse n'amatorero asa n'imagari twemera yemera Kristo, yemera ubutumwa bwiza, wenda nitwe tuyarengeje ingore gakeya. Kuki usanga hatagira ibitabo bivuga ku mirire, batita kuri ibi bintu ngo biha agaciro cyane, bakita mu mwuka gusa? Umuntu yaba asa yambaye igikote kinini yatakarabye akemerwa n'umukristo mwiza, ariko igihe waho wasirimutse wambaye neza akabate n'ubwibone n'ibibazo. Nimere kuri yisa hari kutumva icyanditswe Paulo yaravuze ngo nzajya nsengesha umwuka, ngo ariko nzajya nsengesha n'ubwenge. Bo rero bari mu mwuka cyane, ariko ntabwo ubwenge barimo barabukoresha. Bakeneye rero gukoresha ubwenge. Ubwenge ni hehe? Ubwenge ni ubumenyi bugufasha kubaho ubuzima wakagombye kububaho. Yego, Imana yakuzaniye, papasi yakuzaniye. Yego, mu mwuka uriyo ariho duhamagarirwa, ariko n'igice cy'ubwenge kigakoreshwa. Navuga rero ko abenshi bari mu nyungu z'ibintu bigiye bitandukanye. Ni byiza kujyana abantu mu ijuru, ariko se nubajyana badafite ibice bimwe na bimwe by'imibiri, kandi Bibiliya itubwira ko tugomba kurinda izo ngingo zacu nk'uko bivuze ngo umwuka n'umubiri birarindwe bitazaba umugayo ku munsi w'umwami. Urumva ko dufite n'inshingano zo kurinda iyi mibiri. Yego, ndakumva Charlene. Wenda tukomeza gusubiza indanguramajwi. Ubona ikimvugo urimo kucyumura kibona cyangwa se ubona niba cyari giterwa n'iki? Usanga amadini kenshi yibanda kubereka ko inaha atari iwacu, nimukunda inaha, bakanye n'abyanditswe bashingiraho, nimugahoza amaso mu by'isi. Yes, ndabyemera. Bakababwira ati mugere, ugasanga kenshi amaso barabuza kureba inaha kugira ngo bakore, basanaga kwisi bakora cyane, bamwe banze gukora, bakavuga ati Imana yambujije gukora, ntukajye mu rusenge. Mbese ibyo bintu ubyumvute inama cyangwa uko ubibona n'ikibitera? Uburyo itorero ribyigishamo ni ibintu bisobanutse, ahubwo uburyo babifatamo nibwo bujiji bwabo. Ubwo cyo kiri mu bigisha. Kuba Bibiliya yavuga ngo inaha ntiduhatinze amaso, ibi bivuze ngo nubwo tuhari tumenye ko ejo tuzahava, ntidukore nk'abazahaguma. Biba bishatse kuvuga ngo twiyiteho, ariko tuzi ko isaha n'isaha wapfa ukava muri uyu mubiri, ahubwo twitaho turi kujya, kuko isaha n'isaha twajyayo. Naho ibyo kuvuga ngo wenda ngo iki kibiri kizasenyuka n'ibiki byose ijambo ry'Imana riba ari ukuri, rinavuzwe mu kuri, ahubwo abantu bakaryumvira mu bujiji bwabo, kubera yuko ntabwo wavuga ngo uyu mubiri ntacyo umaze kandi ukimaze. Imana ninarimbura umubiri, cyo gihe ubugingo ntabwo nzaba nkihirimbanira, kuko nabwo umubiri uzarimbuka, ariko ubugingo bugira gute bugenda. Icyo gihe nibunagenda ntabwo Imana izakubaza ubugingo kandi umubiri yarawurimbuye, nawe ubwawe uzaba urangiye burundu umaze gukurwaho. Naho rero kuvuga ngo wenda bamwe banze gukora, usibye nk'injiji
zishobora kwanga gukora nta murongo zifite, ariko umuntu Imana yabujije gukora nuko yamuhaye akandi kazi, kandi niguha akandi kazi ikagutungiramo nta gusabiriza cyangwa ngo wirirwe ujya kuba escroband. Naho umuntu uzabona yanze gukorera Imana, nani yanze kwikorera akirirwa ateka imitwe, ujya uvuga ngo nta n'Imana yabimubwiye. Kuki ninjye kurangirizaho wari uvuze ngo ntago mu nsengero babyigisha. Uko biri kose iterambere ryose naho waribura mu rusengero waribona mu gihugu. Kuba rero twabashinja ngo ntibigisha guteka, abantu se bayobewe aho babyigishiriza, harahari henshi kimwe nuko nabo bigisha ibindi. Reka nkubwire rwose tugiye gushyiraho abapasiteri ngo nibigisha abantu guteka twaba tubagoye, ubundi mu rusengero hashakirwamo iby'umwuka. Natwe ubu n'ubuntu tuba twagiriwe, Imana ikabona yuko hari abagomba kuduhembukiraho. Umugore ushaka kumenya guteka hari abagore babishinzwe, abashaka kwihangira imirimo hari ababyigiye bahari. N'iterambere rindi risigaye, iki gihugu cyubatse ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu mu rusengero nibaze kuhashaka ijambo. Gisa uremanya na mama Charlene mu rusengero hano kwigirwa ijambo y'Imana gusa kintu gikomba kuhigirwa, ndagira mwegereza indanguramajwi tubifata uko nguko. Ari ibintu Abisirayeli bagiraga kera, bagiraga aho bita mu masinagogi. Masinagogi bigiragamo ijambo ry'Imana yari nk'imidugudu, umudugudu y'unaka, buri mudugudu ugiye ufite nk'ibyo twakita nk'amasibo cyangwa se akagoroba k'ababyeyi bakiga. Ariko bagiraga n'igihe cyo kwiga umuco wabo, uretse kwiga ibyanditswe bakabazanya bagacukumbura mu mizingo igiye itandukanye. Banaganiraga ubuzima rusange bw'abaturage, ari nabyo rimwe na rimwe wenda Bibiliya isa nkaho iduhishaho, ariko byari mu muco wabo. N'abantu baza amateka y'Abayuda n'abantu bakora, abaheburayo barakora, barafashanya. Ahantu bageze nibo bahita badomina. Nimba ageze muri Kimisagara uzamenya iduka ry'Umuyahudi wenda witwa kanaka, akazana na mwene wabo bagakora. Bigaga rero no gukora, bakagira igihe muri ayo masinagogi, bakagira igice kimwe bashyiramo abantu bakabigisha gukora, bakabigisha n'amasiganwa, ibi byo kwirukanka, ibi byo gukina inkiramende. Bari babifite n'ibyo Paulo agenda agaruka aravuga ngo ndakubitana ibipfunsi simpusha. Yavugaga ibya boxing bakinaga icyo gihe, za box zari ziriho, akavuga ati ndiruka ariko si nkutazi yunge. Yakoraga reference cyangwa se afatira akarorero cyangwa se urugero ku byabaga biri hariya mu bihugu byabo by'Abayuda cyangwa se mu byabaga biriho icyo gihe. Mama Charlene cyavuze nibyo, urebye mu gihe cya nivuga butumwa cyane cyane rya Afrika, abantu bakeneye cyane ubugingo, bakeneye kumva ko Imana hari imigambi myiza ibafiteho. Navuga ko hariho amatorero menshi arimo aratinda kuri iki kintu, ariko maybe ko no mu gihe kizaza nabwo bazatangira kwigisha izingize. Ariko nubwo nk'amatorero rimaze imyaka 40-50 bakagombye kujya bashyiraho iyo gahunda. Njya mbona hari igihe bagira amahugurwa, amaseminari kazana nk'abubatse, Charlene akabahugura cyangwa se n'abandi bantu, guhugura abagore, guhugura ikingira ngo wenda nimba agiye nko guhugura abagore abigisha n'uburyo bateka n'uburyo bafatamo urugo neza n'umugabo n'abashyitsi. Ibyo byose ni umuco bakagombye gushyiramo imbaraga cyane, nubwo bikiri hasi, ariko amatorero nawe yakagombye kugira iyi gahunda. Yego wenda ngira ngo ndi bwemeranye namwe cyane, ariko ntabwo no kwatinda cyane muzaduha ibitekerezo muri aho ngaho. Ariko nge mbona mu rusengero ari ahantu umuntu agomba kuruhukira mu bigo bwombi, mu bigo bw'umwuka no mu bigo bw'umubiri. Mu bigo akamenya n'ibintu byombi, akakura iby'umwuka kwa n'iby'umubiri, kuko birimo kuvuga naga ibisiga biragendana. Niyo mpamvu birivuga ko bavuga butumwa ati nujya hanga ugatanga iby'umwuka nawe uhabwa iby'umubiri, nujyana iby'umwuka uhawe agacuma k'amazi. Bivugane ko mu rusengero agomba ko hari amazi, nuko bavugaga. Rero byukumvikana ko njyewe uko mbyumva hagombye no kuba inyigisho, nicyo wenda nuko mwabivuzeho bigomba byakongerwa. Ariko simbona ko ariko biri cyangwa ariyo purpose n'intego aba bafite. Ari cyane twashaka ko tuza no kugarukaho kwingingo turimo turaganiraho. Ari ijambo Yesu yavuze muri Matayo, yavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko rero bazabona ubwami bw'Imana. Ariko rimwe na rimwe mu matorero n'amadini iri jambo barayigitwaza mu masharire, bakavuga ati hahirwa abakene. Yabona ari umukene mu bigo bufatika, yabuze inzu, yabuze byo kwiga, asa nabi wenda bite n'ubuzima ahagazemo iyo minsi banimo kumucishamo cyangwa ubutayarimo, akavuga ati wow ndahirwa. Ibyo bintu nibyo
ati ndahirwa. Ese yavuze ubuheruka mu mufuka muzabyumva babivuga. Hahirwa abakene, icyo yashaka kuvuga kumva ko hari urwego utarageraho, kumva mu mutima wawe ukeneye kumenya Imana, uri umukene wo kumenya Imana, urwego rwose wageraho mu buzima. Uwo muntu rero ufite iyo nyota n'inzara n'inyota, Abefeso 5:10 akavuga ngo mushakashaka uko mwamenya icyo umwami Imana ashima. Uwo muntu rero ushaka Uwiteka, ufite umutima we urimo urashaka Uwiteka, unyotewe no kumenya Uwiteka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, uyu muntu ni umukene, yumva ko nta rwego arageraho, ahora akennye. Uwo muntu arahirwa rero kuko ahora ashaka kureba mu maso y'Imana. None kuki abanyamadini babyigisha uko bitari rimwe na rimwe abantu umuntu akitwara ukuntu ati ubwo ndi umukene ndahirwa mu bigo bufatika? Hari ibintu bibiri. Hari ukumva abantu benshi bigisha Bibiliya bitewe n'uko bari, bakanigishwa Bibiliya bitewe n'uko bari, ntibigishe Bibiliya bitewe n'uko iri cyangwa se ibyanditswe bitewe n'uko biri. Bo bakabyigisha nk'ubu Charlene ashobora kujya kubwiriza ahantu, umuntu agafashwa, ubundi umuntu afashwa bitewe n'ikimurimo, agafashwa bitewe n'ikimurimo, ati hano shaho hano komeza uhavuge bitewe no hava umwuka wa fanatisme, ati bambwirire tibambwirire rwose tindaho ngako kantu. Ibyo byabaye mu baravuze ngo ngako kantu byabaye uriya ni umwuka wakomeje kototera wa fanatisme. Byabaye mu gihe cya Paulo. Paulo hageze mu Kuri asanga bamwe ngo babaye aba Paulo, abandi ngo naba Kefa, abandi ngo naba Apolo. Yari umugabo w'intyoza nawe wazaga kigisha, aravuga se aba bantu nitwe twababambiwe. Bari n'abandi bari barifashe baravuga ngo turaba Yesu, twe turaba Kristo, ariko nabo bakabikora batazi ibyari byo, ariko bari barahindutse abafana. Icyo navuga rero nuko mu by'ukuri abantu bakagombye kumvira icyanditswe mu nguni zose z'ubuzima. Yego mama Charlene, nagiye cyo cyongera ku icyo ngicyo, uyu muntu uvuga ati nge ndahirwa kuko abona ko ari umukene. Umva uburyo Isa yabisobanuyemo ni buriya buryo. Uwo mukene Bibiliya ivuga ntabwo ari umukene wacebuye ubwirwa kaburara utagira icyo kwambara, ni umukene nyene mu mutima ukenera ijambo. Ni umukene ukennye ijambo, kandi ijambo ry'Imana ntawe ujya rikiraho kubera ko ntirimenyerwa, rihora ari rishyashya. Ubwo rero inama wenda namugira, usibye ko burya nubwo tubeshyera amadini ntabwo ari bamwe, nk'uko yabisobanuye buri wese akwigisha bitewe n'uwo ari we, n'undi agafata bitewe n'uko ari. Ahubwo abantu bajye basoma ibyanditswe kandi basenge n'Imana ibibahishurire. Hari ibyo wumvira mu marangamutima, hari ibyo wumvira mu kwanga umuntu kwawe, hari ibyo wumvira mu gihe ugezemo, kandi uko wumva ibintu ukaba ariko ubitwara. Umuntu yicara ati Imana yambujije gukora nk'ibyo twavugaga. Ubundi hari ikimenyetso kigaragaza ko ari Imana yakubwiye ngo reka gukora unkorere. Icyo gihe Imana ikubujije gukora iguha insimbura mu byiza. Imana ishobora kumbuza gukora hanyuma nkirirwa sabiriza, ntago yari Imana ya Isiraheli. Imana yambuza gukora nkajya gutora umujinya w'inzu aho nagiye kubwiriza ngo nimutaye amasi nzagaruka. Iyo si Imana. Ikikubwira ko Imana yakwicaje, irakwicaza ariko igagupangira buri kintu kuko yagiye bidukorera. Abantu rero nibanaguke mu mitekerereze no mu bwenge, bajye bareka gufata ibintu uko bitari. Naravuze ngo hari abantu hari ibintu umuntu umukristo utagira ubwenge, ye baba data we wanamurenza urugo, gukizwa nabi noneho ntugire n'ubwenge. Hari umuntu ushobora kuba ari umukene ariko afite ubwenge bw'Imana, ariko kubinjije noneho uri n'umukirisitu. Ye baba we sinzajya kwa muganga nizanyikiriza, ubundi se abaganga si Imana ibategeka ntaho ngiye, ukazasanga urugo rwose rwararwaye cyangwa ibirwara bikamwica. Mbese Imana iho abantu ubwenge. Ubwo hagati aho wenda nicyo tubahaye mwe mudukurikira kugira ngo musho no gutekereza unitekerezeho, urebe uko wumva ibyanditswe, uko wumva Bibiliya, ko wumva Imana, kubera ko Imana ikora ku nguni zose, ntago kimwe gisiga ikindi. Dusoza ku iki kintu rero mama Charlene ndetse na Isa Noel,
wenda tuzana kigaruka mu bindi biganiro cyane ko yisa nanjye tugira ikiganiro cyo gusesengura n'ubundi tuba twajanga kushigikira umubyeyi mukuri cano ariko dufite ikiganiro cyo gusesengura kinyura ku Mavuta TV no ku Mubwiriza TV aho tuzasengura ibintu bitandukanye tuzafite byinshi tuzana tugarukaho ariko ubu twamusuye kugira ngo karibu sana tumuye ku Mavuta nawe ku Mavuta tusheho kuganira ndagira ngo tuze akuze kwa mu kiganiro cyacu tugira tuzabigarukaho ibintu bintu hari icyo nshaka ngo tuze gusoreza mama Charlene ndetse na Isa gusenga bivanaho gukora cyangwa gukora bivanaho gusenga oya wenda mere kuri Isa cyangwa nushaka kwitokomerezaho okay ngo gusenga bivanaho gukora cyangwa gusenga bivanaho gusenga reka nkubwire gukora byuzuzanya no gusenga no gusenga byuzuzanya no gukora gute impamvu byuzuzanya amasengesho iyo nasenze shobora gusenga nkabona imbaraga ariko imbaraga nabonye ziri bujye mu bugingo ntago zijya mu mara sibyo shobora kubona ikindi shobora gukora nkabona amafaranga ariko amafaranga ari bunkemura ibibazo by'umubiri ariko hari ibibazo by'umwuka atari bukemure sibyo kuko amafaranga urayakoresha kanakemura ibibazo byinshi ariko amafaranga ntiyanyezaho ibyaha amafaranga ntago amafaranga yampa amahoro bishatse kuvuga ngo nta kintu cyakihenura ku kindi nimba wabonye akazi uri murakora wikibagirwa amasengesho hari abantu bica akazi kwa ko bagiye gusenga akaba yakerekwa ku kazi yabanje kujya gusenga cyangwa agasiba akazi ati nagiye mu butayu umva rero nkubwire reka mbanze ndangiza aha hantu icyo kintu uvuze ni ukuri biriya ni ubujiji bakanakwirukanaho ntuzasubire ku Mana ngo ujye kuyirindagiraho kuko nimba Imana iguhaye akazi menya igihe cyo gusenga umenye n'icyo gukora nimba uzi ko akazi ari 2:00 cyangwa ari 1:00 nimba wumva amasengesho yihutirwa uwo munsi jya gusenga 9:00 z'ijoro cyangwa 8:00 ariko ya saha yo gutangira ntugire gute ntuyice kuko niba kubarira imibyizi ikaba mike bakagufatira imyanzuro yo kukwirukana ntuzavuze ngo Satani yaragufuhiye uzavuge ngo wagize ubwenge bukeye ibintu byose rero Imana yabihaye umurongo ahubwo abantu kutagira ubwenge kwabo nibyo bituma ibintu byose bipfa nimba uri mu kazi menya ngo amasengesho yagushakiye akazi kuko wakabonye wasenze ariko ayo masengesho yihenuraho kuko ayo masengesho ntago ageze ku kazi ubutazakavaho iyo ntebe ntibayikudodeyeho hari abenda kuyiguhirikaho bakunize hari abenda kugutangira ruswa ngo uve muri uwo mwanya hari n'abashaka kugufungisha komeza usenge hanyuma rero ya masengesho nayo nimba umaze kubona wenda za note mu kazi urazikorera ariko umenye ngo za note uko biri kose nubwo zifite ukaba waraguze imodoka ntago ari zo ziri bukurinde impanuka mbese ibi bintu amasengesho n'akazi byubahwe byombi yego izi ngingo tuzazigarukaho tarebejeje twinjiyemo in deep cyane dusesengure turebe bipfiraho ubundi ibi bintu izi maka no bipfira tuzabigarukaho mu biganiro na Isa wowe mukoreye mu ngata iki kintu gikibona hari umuntu ujya mu kazi akahita ava mu rusengero kavuga ati ndi busy ndi busy ari mu kazi basanga acitse mu rusengero mu nzu y'Imana yavuye muri korari yavuye muri mu yakoraga uko yabonye akazi ko tubona akazi kavanyeho gusenga kure cyangwa guterana undi ugasanga arimo kwita ku masengesho no gusenga cyane akica akazi babigenze gute ibyo bintu ndumva mama Charlene yabisobanuye neza ahubwo wambaza ikindi wewe ngenda ndashaka gukora bagira inama sano bagira inama icyakorwa yaba kuri aba bombi ni ijambo rimwe buri kihe n'umwanya wacyo kimwe gifite umwanya wacyo yego babitandukanye bige kubitandukanya ko n'umubwiriza arabivuga ngo buri gihe kigira igihe cyacyo hari igihe cyo gusonza hari igihe cyo guhaga hari igihe cyo kugira hari igihe cyo gukora n'igihe cyo kudakora ubwo rero amasengesho nta cyayasimbura n'akazi nta cyagasimbura mu mwanya wabyo mu mwanya wabyo ariko icyo tuzasengura ubushize ubutaha tuzavugaho no kudefinisa no gusenga icyari cyo baniho nashaka ko mukoze umwotso ntago mwahageze neza ariko nekeza ko ari ukutamenya nuko gusenga icyari cyo gusenga no gutera biratandukanye ntago Imana ishobora kubaza umuntu umwanya atagira umwanya Imana yakumushomeri ntago ari wo yakufita akazi rwose icyo kintu ntibakabeshyera Imana yacu usinjije izi gusobanura ibintu mureke mbaha akantu gato tutarasoza mbere nari umutayeri kandi akazi ko kudoda karagora nagiraga n'abakiriya benshi nkaba umutayeri kandi nkaba umugore mu rugo nkaba umugabo mu rugo nkaba n'umuboyi mu rugo
nkaba n'umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Urebe izo ngendo nagendaga uko bantumiye n'imyenda y'abandi ngomba kudoda n'abana ngomba kwitaho, numvaga ngiye kuzasara. Imana rimwe imbwira ijambo ryiza, ntago Imana ikwaka ibyo utagira. Irambwira ngo noneho ngo nkurinze kwipfumagura intoki. Uri kumva? Nkurinze kwipfumagura intoki. Ngo dore ikintu nguhaye. Nuko yambwiye n'iryo jambo ngira ngo ni n'umuhanuzi uri kunyihenuraho. Irambwira ngo akazi nguhaye nako kujya kurera abana bawe ukanankorera. Uri kumva? Yarabibonaga ko kudoda, kubwiriza, kurera abana ngiye gusara, kandi koko numvaga ngiye gusara. Byabaga bindenze. Nukuri ndashimira Imana. Yabibonye ko kurera abana ari akazi, ibona ko noneho kukwikorera iti nzajya mwihembera ankorere. Kandi byagenze neza. Yego, wenda murashiraho comment tugana ku musozo, gusa ibitirimo turaganira uko benshi babyemera siko babyumva. Njya mbona impaka mu bantu mu dutsiko ahantu hatandukanye biganiraho. Umuntu avuga ati Imana yambujije gukora, ari ugasanga arimo gusaba, afite amadeni menshi kuri butike, yambuye amabutike, inzu baramusohoramo, kandi avuga ati Imana yamvanye mu kazi. Ari ugasanga umuntu yari afite amangazina akomeye, ariko ugasanga yarayatetse ngo Imana yamubujije, akirirwa agenda kandi asaba. Ukabaza ibyo yego, mwegereze mikora tubwire. Umwuka mubi nanjye wigize gushaka kuntera cyane, narigize umunyamasengesho urengeranye ku buryo ari igihe kimwe nigize gushaka no kuva mu kazi nari mfite ngo ngiye kwibera ku musozi. Uwo ni umwuka mubi abantu bazajya banawutokesha cyane. Ni uzasanga rimwe na rimwe, wenda ni bimwe twavuze mu kiganiro, ugasanga umuntu afashe amaze igihe kinini ari mu rusengero asenga, abanyedini bakamukunda n'abandi bantu bo mu rusengero, ariko yanze gukora. Wa wundi ukora abantu bamubona bati ahura nta mafuta agira, doruriya. Ugasanga wa muntu ukora mu rusengero uzasanga n'abantu bateye imbere mu rusengero nabafite nabazi kubihuza byombi. None wa wundi wibera mu mavuta, wibere aho ngo nyine uri kabavuga se Imana izanabara, akavuga ngo Imana izamutabara, ariko ntajya adepoza ku kazi, ntashaka imikorere. Wamuha akazi akavuga ati ngiye Imana ntago yambwiye kudoda, urashaka kunjyana kudoda gute? Imana yarambwiye amangazini, yarambwiye ko nziga hanze. Ugasanga nibyo. Hari umupastor wanganirije ambwira umuvuga butumwe wa tuziranye tubana, nago namuvuga tigeze ku rukuntu yigisha n'ibintu akora, yumva mu gihe avuga ati kubera n'ubuzima urimo nuko umeze, ndifuza yuko nagushakira imodoka ukazayishyura gake gake ukava mu buzima bayemo, ugatangira kuyitwara ugashaka perime. Aravuga ati no, nagake Imana yamamagaye ngende umuvuga tumwe muhamagaro, nzatungwa nivuga butumwa. Mama Charlene, urumva iki kintu? Reka nkubwire, aha hantu sinshaka guhita muveba kuko bavugana nayo nawe sinari impari. Ikikwiye kwitonderwa ni iki? Nimba ari Imana yamuhamagaye ikamubuza kujya mu muhanda, ntabwo izamukoza isoni, izaheraye. Niwumva yagiye gufata ubudeni, ahana agafata ideni akajya kweba, uzahita umubwira ngo ntuzongere kubeshyera Imana. Oya, ni ukuri. Impamvu mbivuze sinabaveba ngo ntibavuganye nayo, kandi nzi ko nanjye yabinyibwiriye ikabinyiburiza, kandi kantunga nkabaho nkanabaho neza. Sinaveba abo yabibwiye ngo mbatera amabuye, hari abo yabibwiye ariko bagira ibibaranga, babinyangamugayo, babifura, irabakarabye ikabambika, ibambika badasabirije, bakarya badasabirije. Muri make ntawe babangamira, ntiwanamenya ko ari abashomeri. Yego, ariko binaterwa cyane n'ubundi mu ivuga buto n'umurimo uri smart cyangwa uri ku karubanda cyangwa uri kuri bose babireba cyangwa uri ahantu hagaragara cyane. Kenshi n'akazi banga gukora ati baranze. Wenda yise kivuga dusoze kavuga ati ntajya gucuza imbuto abantu banzi koko ibi bintu bambona cyangwa banyumva kuri kamera, ndajya kwikorera ibikarito Nyabugogo. Ati ntagareba nabi n'imbeba ntazazacuruza. Umwami Yesu ni umusitari Nazareti, Yerusalemu n'ahandi hatandukanye, afashe iranda, arimo arabaza, araconga ibintu. Paulo ni umusitari, yarize, afite amadoktora n'amadoktora, afashe ihema, agiye kujya yibambira amahema, aratuje arahunga, ariko arimo arashaka gukoresha amaboko ye kugira ngo umurimo w'Imana utagibwaho n'umugayo. Ubwo rero sinzi wenda uwo muntu. Okay, mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Yitwa Isano yerekeye n'ijabo, ni umunyamakuru mwiza, ayobora urubuga rwitwa Amavuta TV. Mujye mukore subscribe, mushiraho comment ku biganiro bye. Ibiganiro byo gusesengura nge nawe turabikora, niyereka Imana yaduhaye. Mubikurikiye, mushiraho comment, mutube no hafi mudusengere. Yitwa Mama Charlene, afite channel yitwa Mashane Official, akina filime, akora ibiganiro bitandukanye by'ivuga butumwa n'imuguru cyane ku bagore,
ku ngo n'ibindi mukore subscribe kuri Mama Channel official mukiciro ko muti ikiganiro uko mubyumva ese dukomeze guturi cyangwa ndukomeze muratubwira ahasigaye kandi musuru mubwiriza TV ni urubuga nyobora mukwe subscribe mushiro comment mukoresha mugize neza kugira ngo duhuze imbaraga dukora umurimo w'Imana nitwa ndamukunda Patrick mwakoze kubana natwe